ibikoresho mbura by'ishuri. Underwears, amasavon, Kotex, inkweto, amavuta. Ndi kuguhunga mbabara bunyegera utyo. Mama suko nyibutsa gusa ibikoresho by'ishuri mbura. Amasogisi, iyo umuntu amaze gukaraba, isabuni nayanditse. Arisiga amavuta. Akambara ikariso underwear nasizemo. Amasogisi nayisize uniform zomba nzifite. Ikindi padi nazisizemo igihe ngiye mu kibando. Urumva? Padi isutiye amabere yanjye yarakoze. Ndagura 2 y'ibihumbi 10. Isutiye. Akarabero ibihumbi 2. Mama ikindi amakayi nubwo turi mu myaka y'atatu amakayi yanshuranye kambe nshyizeho 3 kuko ngomba gusitanga n'ayandi 2 ibizami. So ubundi se ibyo mu myaka y'atatu mama gakira dukore totali tike zanjye narabiswa nkoresha 5 pocket money uzama arira dukoshi uzamaye 30 kugira nzongeye guhamagara nyuma y'ukwezi mama kuri kurira. Mami nibikoresho byanjye bikuriza. Look totali 12 hongera 10 22 26 Claude 51 Claude 58 karamu Ufite imyaka ingahe? 18. Wane imyaka 18 ntago abaza ubwenge. Azi ubwenge ariko kugusaba ibikoresho by'ishuri ni ibintu bisanzwe kuko niwe mubyeyi mfite niwe cyangwa mufite ikindi kibazo. Ubundi ufite ikihe kibazo? Claude, ikibazo kiri hano ntabwo kiza. Kubaza wa mugabo wawe yagiye ni ikibazo. Umugabo wanjye cyangwa papa wawe? Ntago ari papa wanjye ariko ntago yambyaye. Ibyo rwose urabizi, ibyo twivuye ku munsi wa mbere umuzana. Okay, ngomba kumwubaha nk'umugabo wawe. Akora bizi nawe katambyaye. Atari papa wanjye. Papa wanjye nzi yaje, nzabona mushyinguye. Yagiye nyine ndabyumva se biramuza kujya ku ishuri kuba yagiye. Nese urajyana iki? Amafaranga. Ndayakura he? Nase nta mama mfite. Ndayakura he? Urayahiga da. Urahamagara murumuna wawe cyangwa hamagare famille akungomba kujya ku ishuri mama. Ni inshingano zawe n'inshingano z'umubyeyi. Kuburiya yagiye ntabwo birahagarika ishuri ryanjye kandi twese turabizi. Ibikoresho byose urabikeneye wa mwana we. Ndana mama ibaze ko kubera ko yagiye nyine nabigabanyije. Asi 12 bisi. Yego. Nose nzajya nambara ubusa nzajya ngenda nambaye ikibuno gusa nta karisirimo. Urakoresha zaze ndi zisanzwe. Yego. Hari nizanjye zitakinkwira. Mama zarasha uvuze ngo karishe zawe. Hari zitankwira. Nje nambara nziritse. Aze mama urabizi neza ko uyazagukwira ariko gabanyije. Ma nje kuba ikiganiro ku kigo hose bavuga ngo umwana yazanye amakariso ya nyina. Nese ni ngombwa ngo ugende yerekana. None se turi muri doro turi abanyeshuri benshi. Turi muri doro turi abanyeshuri benshi wambara bakureba uzimesa bakureba tuzanika hamwe wakwambara ikariso ya mama wote mama baro mbwiza ukuri. Urumva ntari kurengana. Kuki umugabo yanshutse koko? Umugabo akambuza ibyo nikoreraga ngo zatungurwa ngo azamenyera umwana. Nase mama nta business yanjye ngayimuhereza ngo ni uyigiye. Mama nta n'amafaranga ufite kuri konte n'amaki. Nta n'igihumbi cyo kurya uyu munsi gihari. Ntago twaba bloke kuri urwo rwego. Ntago ibyo bintu bishoboka mama gute se? Nusundi ngasubira gukora. Igishoro ndagikora. Ufite imiryango kandi umuryango wawe n'umuryango we ntago wagutererana. Ariko nyine urabushatse abantu guza mu bikoresho by'ishuri mama. Hano kigomba kwiga kuko n'inshingano z'umubyeyi agomba kwigisha umwana we. Ariko Imana imfasha ni habe hari abagore bafite ibitekerezo nk'ibyanjye. Umugabo akakubwira ngo icara ngo ntuzagire icyo ukora nzagutunga. None arantaye aragiye. Nutwo nari mfite aratutwaye. N'abagome. Uriya mugabo sinzi impamvu ntigeze namukunda kuva yaza muri uru rugo. Mama Paul. Polisi byo. Bije kujya kwigira gusa. Paul mama sibyo. Paul. Reka
Amakara mu muranye de ko aricyo yafasha. Shabasi mu. Kujya kwishura. No kuri muhamagara. Abaha Karame ndarama wankundiye se hakomoda umuntu azajya bihanganira uziko wowe iyo udatekereje iyo udakoresheje ubwenge amarangamutima yawe nta nubwo ashobora kubwira kuri guhemuka iki iyi nzu ni inkunga twabahaye leta yabahaye nk'imfashanyo muyirimo ngo bigende bite Wiki urambaza ngo wiki uheruka kunyishyura ryari umugabo wawe wampaye ngo ajye nyishyura ko yambereye umweskoro turahura ngwesho oya ibyo umva mabuja rwose utabona nkubaha ntakubahuka ahubwo utanyongerera umujinya nzanye amezi abaye menshi mpereza amafaranga nta kindi kintu mvugana nawe n'ubundi niwe nahaye inzu ibyo kunzana hura mugabo wawe ufite indimi nk'esheshatu simbishaka nyishyura vuba tenye imana gabanya umujinya tenye imana yo mwijuru ntago ntinye imana umva madam ntago ntinye imana kuko imana nta hantu ndi buhurire nayo iri mwijuru ndi gutinya inzara n'ubukene buri muri iyi minsi no kuba inzu zanjye zitari kungaburira abana mpereza amafaranga yanjye vuba njye guhaha mwaribonye uraje rero uraho waratimaye ngo wabongeza abagabo nta n'isoni urajya kuneza umugabo wawe amasezerano twagiranye ukayarengaho nyishyura vuba mpereza kandi amezi 6 yamerera imwe amezi 6 hey kumbona guitatsa se nibiki muri miteri ry'amezi 6 kuva mbwira ngo umugabo wajya nyishyura si ukwezi kumwe yanyishyuye amezi 6 yose mwigeze mwongera kunyishyura twahura ngwesho twahura ngo abazungu ntibaranyishyura twahura ngo hari ikiraka cy'abagande nakoze twahura ngo ikiraka cy'abarundi ubundi iyo mvange yakaza akora urubara muri yari kuzajya nyishyura gute mana yanjye mana nsengano n'ibintu ndabicikane mana ishobora byose uru rugamba ndarurwana none wuko babara umbiza ukuri arimo amezi 6 ubu mfashe inzira yose ndaza kugira ngo nze kukubeshya kugira ngo nze kuvuga ubusa imbere yawe uririzwa se undi wirizwa mu biki ngiye mfitanye ikihe kibazo nawe ko ari amafaranga nshaka nyishyura nigendere ibyo bibazo n'ibigeragezo ufite bitumye utangira kurira ndi kukubwira ikibazo cy'inzu n'ibiki nyiraho ntago twabanye imyaka myinshi uri inyangamugabo unyishyura wajyaga kuneza uriya mugabo wawe ngo ajye aginshyura mu biki iyo ukomeza ukajya unyishyura ibyo umugabo wawe njye byarandebaga amubyeyi njye nzi ko nta deni na rimwe ndeba ngo iki nzi ko yishyura inzu inshingano narazimuhaye nk'umugabo ibyo nakoraga urabizi ko business ari we wari uyirimo agomba kwishyura inzu agomba kwishyurira umwana ishuri agomba guhaha nk'umugabo ntabwo nari nzi ko ndi mideni ry'inzu umutisi wo kukiweme ko yameze yose ageramo kandi yarambwiraga ngo ejo bundi ngaza yampera rimwe ngo mwagize ibibazo ngo byagenze gutyo ngo byagenze gutyo kubera ko wishyuraga neza numva uko biri kose mwe muba mwabiganiriyeho ntabwo numvaga ko amezi yose yagera utabizi njye nari nzi kubizi ni nayo mpamvu nje ngutombokera kandi rero rwose tunavugisha kuri ibyo bibazo nyine mufitanye tumva ngiye nta hantu mpuriye nabyo bitandeba ubwo nyine yeranje ushake ukuntu umereza amafaranga wande rumwe waramemukiye wakagombye kubona ngeze mu kwezi kumwe ukambira uti inzu ntabwo iri kwishyura ntabwo ari wowe itageze mu amezi 6 wa mubyeyi kandi ari wowe wikuyeho inshingano ukaziha umugabo wowe ubwawe warambwiye ati Jojo ujye ubwira umugabo wanjye akwishyure ubu ni wenyine ugiye gukurikirana inshingano nk'umugabo nari kuza kukubwira ibiki Jojo numvaga ari ishema ry'umugabo kuba nafata amafaranga ngo nishyure inzu hari umugabo numvaga byaba ari ukumusuzugura ndavuga nire ku mugabo abikore ari wewe nese abagabo ni bamwe niba papa wawe yarabahiriye akubahiriza inshingano wumvaga n'uwo mwinjira wawe wasaza akabikora byose bikagenda neza usibye ko bitanandiye tuvugane n'amafaranga yaranagiye yaragenda n'umwana wanjye abuze amafaranga amujyana ku ishuri ngo n'amafaranga yose aratwa ndakumenyesha ko nta n'igihumbi kiri muri iyi nzu ntabwo mukibana maze umbwira ayo mafaranga y'inzu ndi buyakure ntabwo tukibana ngo yari umwesko habone ari nayo mpamvu yarindaga kuza kunyirebera kugira ngo ntaza guteza induru hano njye yansagaga no mu rugo akaza kukureba cyane akambwa ati ihangane noneho ku kwezi njyewe nzayaguhera rimwe nari 2 na 3 kugeza bigeze muri ayo mezi yose 6 akazi kambwa ati hari mari nabonye nashoye n'ibiki kumbe nibyo bibazo urimo yaragiye okay nyirankunda kumva twabanye neza nanjye mfite ibibazo byanjye mu rugo bikeneye amafaranga singiye kuguhotera ngo ngusohore mu nzu ariko wirengagize ko ibyo bibazo ari ibyawe
wishyiremo ko nanjye mfite ibibazo byanjye kandi ngomba gukemura. Nguhaye iminsi mike, shaka amafaranga. Singiye kugusohora mu nzu umpe nk'abiri, wongere umpe abiri, wongere umpe atatu. Ngaho usigara urwaza n'ibyo bibazo byawe rero by'abagabo. Urabeho. Kangiye kurwana n'ibyanjye. Musura kumerewe madame. Jojo urakoze. Ntacyo maze ndetse ko ntacyo mumariye. Gusa nyine nanjye n'ibibazo mfite ngaho kubiza. Amamba benshi arabinjira. Uko yinjiye nyine narakosoho. Ngani bene. Wiribwe. Wiribwe. Ndaje nsanga no mu mabutike harimo amadeni. urukumva nyine byose mbikubwiriye rimwe ntabanjije wenda kuja ndaca ku ruhande cyangwa wenda ngo nungikanye inkuru utabasha guhita usobanukirwa vuba na kubwira aho kuri ibyo bitaro hagwariye iyo hene nakubwiye ya kaka akanagwariye iyo ngurube yanje urukumva sibyo ni ibitaro by'abantu cyangwa ni iby'amatungo by'amatungo giriye iwacu urukumva rero hakenewe inshinge bateraga iyo ngurube yanje buri munsi ku kabuno hari n'abayigemuriraga mu kanwa se ubunuzi ubwo nivange mu by'abaganga nzi ukuntu umuganga abaga yateguye aravura ingurube kubera nyine ubwo bayihaye igitanda tuzategereza mpaka ikize ngo nimbwa ngo yayirumye imbwa yayiriyeho ijya nk'ikiro ibindi biro byose byawe byari bisigaye irabireka ubwo rero ico kiro nico bari guhoma bari kugenda barungikanya kugira ingurube yanje yongere igaruke ku murongo izo nshinge ibyo bipfuko uko kuba mu bitaro isuku isabune amavuta isukari umunyu ndasa ku ntego ushaka iki nyine urukumva ni ibibazo ni n'ibigeragezo n'amateke ganje ngo baragiye ngo bagahukamo baragacukura gose ubwo nsabwa kongera nkagura gandi nkagasubizamo imyumbati zanje nazo nuko bazigenjeje ni birebire amatafari ganje nago ngimwe ngo zagabyiniyemo kandi naho gadi gumye ibyo ndahurira hehe nabyo ibyo byose uri kundondorera uri kubimbwira ngo bimfashe ikindi guhurira hehe nabyo ahubwo sinigeze nkubwira ko sogokuru wenda nubwo yitahiye agwaye malaria n'ibicurane akaba yaranafashwe ngo n'impiswi kandi yaratashye ntabwo mbwe ngo yaratashye ubwo ni kaka waba ufite ikibazo gikomeye cyane ariko ubwo urukumva byose n'ingerega bibaga biri kureba nabiyo bicaye mu rugo bakaba bazi ngo hari umusore bohereje Kigali uwo musore akaba yaraje guhigahiga ubuzima nyine ubwo babaga nabo bari kuvuga bati uko byagenda kose amafaranga agombe gaboneke kandi nawe urabizi ko mumashije kugezamo amezi 3 n'igice kaje mwama amafaranga sabe karame yewe ngo ufite ideni mfite ntuza waragamaye nkaba ndi kugahakana hey sabe karame hari igihe shobuja atakwishyura ku kwezi rero wa mubyeyi we tujanirane kandi nuntwerera amafaranga mutigeze mumpa kuko naho mfashe umwanya kugira ngo ngurimanganye canke ubeshe ico nakubwira co niki mu ndima amezi 3 n'igice sabe ideni nemera ufitiwe nicyo gice gitaruzura ukwezi ngo bakwishyure nta mafaranga tugufitiye wenda se ubwo hari suru kwibwira ngo databuje yaragamaga ukwezi ko gushize ntabwo shoboje kwishyuraga ego mana y'isi n'ijuru yarambwe ngo nintegereze mu kwabanjirije uko nategereje kwabanjirije uko kwajamo akambwa ngo ninongere ntegereze mu kuzakurikira uko akimara we kuki twabimbwiye ubu nakwiterera mu bibazo byanyu koko nkakubaza ibintu ntasanzwe nkubazaga none kuri kubibaza ko n'ubu ngubu ari uko mbonye bitangiye kuba ndenga kamera ariyo ngurube yansembuye mana yanjye koko mana ishobora byose mana nsenga ibi bintu ndabigenzane koko ko yari yambwiye se ngo yarakongeje noneho wari ugeze kurangaye nza ngeze kuranga isi uyoboye ko byabaye 22,570 na 70 ari hose none se ko hari ibyo twumvikanye nje nawe wa muntu wenje ngire
bite Sawa ariko ngo nkubaze. ushaka iki Meze bite? bimeze fresh Ni amahoro. ni amahoro Nse ibintu byo muri uru rugo hari icyo bikubwiye. maze nabikora iki umugabo wagiye njya kumugarura mbigenze nte genda umwana ndaza nkirira ntegereje igihe nyine nzagera ku ishuri nta kindi kintu nabikoraho nase muri make ushaka kumbwira iki Kama umutwe gwawe burarimo ubwonko. wait uri kumbwira ngo nta bwonko mfite mu mutwe wanjye Ninje uvuze ko nta burimo se. ndiyo ushatse kuvuga ngo kandi umutwe wawe buriya harimo ubwonko ushatse gusobanura iki Wavuga ngo si ca ukavuga hoye. burimo se ko wirakaje ubundi Ariko ubu tubwijanyije ukuri niba koko ufite ubwonko buzima. Ubu ntacu uri kubona wakagombye gukora kugira ngo ibintu byanga bisubire ku murongo. none se we ntabwo uri umuntu uba muri uru rugo Reka nje ndi umuhungu. nanjye ndi umukobwa Urakoza ku kantu k'ubukobwa rero. Buriya ngo iyo umuntu ahiriye mu nzu unahana adahondaga imitwe. Umuntu aragerageza agakareba ahoroshe agapfunda imitwe akareba niba hari aho yasohokera. Kandi ikindi kiriho ngo umuntu ushaka umutima w'inka abagagamuze. mani vuga udaciye ku ruhande pe Bishatse kuvuga iki? Nubwo ibibazo bimeze guca ariko igisubizo tucifitemo. Kandi iyo nkurebye nkana kwitegereza baga ndi kubona ko igisubizo koko gihari. Wakoresha impano wahawe na Rurema tukareba ko wenda turarenzaho iminsi 10. sawa murandenganya ntabwo nari nasuze amashuri yanjye basi njye kwaka akazi mbona ayo mafaranga Ariko si urukuja kwaka akazi. imana yaduhaye n'ubwo bwenge Bukoresha uku rero. Njewe nsabe ndi kukubwira ibi nziranye n'abantu bagukeneye. babakire bafite nyine akazi ko kuma ntabwo nakanga Buretse nyine tujanirana. yego Nziranye n'abantu bafite ico bakumaza bagukeneye. Kunuru kwibona wenda wowe ushobora kubutizi ngo ubutunzi urimo ni butunzi iki. Ariko nzi umugabo wagenda mugahuza byaba biri mu bwumvikane kandi koko ni nabyo mugomba kumvikana mukajyama. Mwamara kujyama mwabyuka akaguhereza amafaranga atagira ingano. Guno muryango ukaza hano ngaha uri kubona imihanga ikonyo kwarimo. Uri kubona ibyabaye hanga. Ukaza ugakora ikintu kidasanzwe ukagabura ibyo ugabura nago amashuri gawe ukagiga uko ushaka. Byari ijoro rimwe. Man ufite ubwo mu mutwe ari wowe hubwo. Buretse nyine tujane gake gake unyumve nanje ngo. Umugabo bakaduhuza tukaryama nkajya gukora ayo mafaranga ngende indaya. Nigeze ndeba neza nyine reko nsa n'indaya. Nigeze nkubwira ngo ugiye kuja kuraya se. Kujya kuryama n'ubwo bishatse kuvuga iki? Wabanza sukabyumva neza. Wewe wagiye kuryama n'abagore. N'abagore bakenera abahungu baryamana nabo kabaha amafaranga. Wese nyine wagiye kuryama n'abagore bakagwaye amafaranga. Ntabwo ba muri rugo, ntabwo urya ibyo muri rugo. Abagore banciye imasi ni bangahe? Ubona utwaye iki? Ubona utwaye iki? Do, reba akagatuza. Reba iyi godi nayo. Uransaka, uransaka. Rero ubwo butunzi uri kuvuga mfite. Nawe urabufite. Uko ndi kumva byake nkaho wagira ngo ni ikintu nkwikoreje ibi bintu biraremeye. Wanyumva. Shantawe babazwa n'umusazi utari we pe. Nyine umva ukuntu nkubwiye ku ruhande rwawe. Ukumva ntiwabikora. Kuko nyine ntawe babazwa n'umusazi utari we ni ngiye uri gusheta ngo ngiye gukora amafaranga muri ibi bintu wari uzi ko nzabikubwira ukabihakana. Wari warabiteguye ko nimba ikubwira uzabihakana.
ko nukuri nsabi mu bantu bansuzugura bigeze kuri urwo rwego nawe sinari mbizi nta hari uko gusuzugura ntabwo nta nahise nyine kanama imyaka twari tumaze tugiye hano twese nkufata nka musaza urashugwa umutwe wawe utekereze neza ibintu ndi kukubwira wumve niba bishoboka wa muntu bidahuye n'ibyo ngibyo bwira indi process niba nta kindi kintu ufite cyo kumbwira ndigendeye nawe uzajye kuyakora mu buryo ubwo bwenge urabufite nawe Imana yarabuguhaye wakoresha ubwo mutwe wawe ugatekereza ku ingingo nsaba ari kukuganiza ntabyo gutekereza mfite pe ntabyo pe rega ntacyo utwaye nawe ntacyo utwaye bro uzagiye anga kugarama dukomeze dusongwe ntacyo bitwaye ntabwo mva ko nyicaye ku birenge munsi kuje kwitunarika ahangaha urangije ibyo ukora ntibagukopye nabibaza ukundi ubibaza ute wari ufite amafaranga sawa wanze kujya kwikopesha nabavomeye amajerekani 9 ya 10 nyizana ahangaha ubwo amafaranga y'imboga waruntumye rero bihita bihwaniramo barazimpereza ndaza ninumva tangiye kumenya ubwenge ariko ukurikije wena nk'aka kantu k'umuruho kanyiriwemo cyangwa wena nanyujijemo ubu ufite ubwohe mugambi ndabiteka nta kibazo warushye pe ibaze ko kukubaza umugambi g'ukuntu twabona amafaranga nsabe ndayakura uracyanyishyuza ko kwa muhungu we uranyishyuza ndayakura naho ndi kukwishyuza reka twifate none nageze mu kibazo generaloma nico ndi kukubaza amafaranga rafaye uri gutekereza iki mu mutwe gwawe ese utatangiye kuyashaka none ninje ugomba kuruhira runo rugo oya ntabwo ari ukuruhira kuko n'uri uvuze nabi wa mugore we utangira kunyita umugore wanduriwe mabuje ahubwo nariko nyine ubwo urukumva uvuze nabi kweho kugambye nabi kumbwira ngo nje nsabe nzahangayikira urugo ndi umukozi wanyu oya sorry kukubwira ko warutekereje neza nyine ko wemeye ukavoma amajerekani tukaba tugiye kurya Claude yari yagongwa abahati ahubwo si wakubwira ibindi bintu ndi gutekereza kandi nabyo byatugirira umumaro ku mpande zombi kandi tukabona ico kujya n'ico kunywa twese tukabaho neza muri no rugo mbasa ahubwo ibitekerezo byo ntangiye kubyemera ugiye kujya gukora ibiraka nyuma y'uko rero mbonye ko weho nta kintu na kimwe uri gutekereza nta n'impinduka ushaka kuzana ku bibazo biri kubera ahangaha byo nafashe ubwo umwanzuro gukurikira gabanya kuganira umenyera ariko si nuko kumenyera kandi ngo nta na kimwe ndi gutekereza muri jewe ase ko nkikubajije urakimbwiye reka hano twe guhishanya tubwizanye ukuri nsanda kwirukana oya nta kibazo ngo mbwira igitekerezo ntabwo nakwirukana batangiye kumenya guhahira urugo niganiraga ntabwo nakwirukana ndaje njye no kugutekera Claude yanizera kuri guhata ibyo birayi cyane nakuzanye ibirayi mabuje nsararakaye kukubwira ibitekerezo byanje natekereje naguteza amatwi rwose yego nayitegere hembe twagiye washobora ibintu bijanye no gusambana bakikwagiwe jewe nsambana gusambana n'umusambi jewe nsambana kuko nsabi byihorere kugira ngo murye kizwa nta kibazo ibyo tubiveho tunabirenge uru rugo rumaze igihe ruri mu bibazo bikomeye cyane kugeza ubwo inzara yacu itangiye kugaragarira buri wese udusuhujije uturamukije n'utubwe ngo muraho utubaje ngo mwiriwe n'utubwe ngo muramuke n'utubwe ngo murabeho bose bakamenya amakuru gacu guko twamajije gusonza nta kintu na kimwe dufite cyo kujya ukugenda ubivuga biragaragara mabuje uru rugo rugomba gupfa mu muntu umwe